Igice cya 11. Amaherezo y'Abisirayeli. Nuko ndabaza nti, mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? reka da, kuko nanjye ndi Umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu, wo mu muryango wa Benyamini. Imana niyaciye ubwoko bwayo yamenye kera. Nimuzi iby'ibyanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo yivovoteye Abisirayeli abarega ku Mana ati, Mwami, bishe abahanuzi bayo basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. mbese Imana yamushubije iki? Yaramushubije iti, nisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Bali. nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe. Hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe ku bw'ubuntu, ariko ubwo bibaye ku bw'ubuntu ntibikiri ku bw'imirimo, kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Nuko tuvuge dute? Icyo Abisirayeli bashatse ntibakibonye, ahubwo abatoranijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima, nk'uko byanditswe ngo, Imana yabahaye umutima wo guhunikira, n'amaso atabona, n'amatwi atumva. uko niko bikimeze na bugingo n'ubu. Kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo babere nk'umutego n'ikigoyi, n'igisitaza n'ingaruka mbi. Amaso yabo ahumwe be kureba, kandi ugumye kubaheta umugongo iminsi yose. nuko ndabaza nti, basitariye kugwa rwose? ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga, kugira ngo bitere Abisirayeli ishyari. Ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi, nkanswe kugwira kwabo. Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga, yuko nubahiriza umurimo wanjye, kuko ndi intumwa ku banyamahanga, kugira ngo ahari neza ishyari bene wacu, mbone uko nkiza bamwe muri bo. Ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana, kugarurwa kwabo ni kuzaba kuzuka. Ubwo ifu y'umuganura ari iyera, n'irobe naryo niko riri, kandi ubwo igishyitsi ari icyera, n'amashami nayo niko ari. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya elayo, ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. Ahari wavuga uti, amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. ni koko kutizera niko kwayahwanyuje, none nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone, ahubwo utinye, kuko ubwo Imana itababariye amashami ya kavukire, nawe ntizakubabarira. Nuko urebe kugira neza kw'Imana, kandi no kutabera kwayo. Kubaguye ni ukutabera, ariko kuri wowe ni ukugira neza, nuguma muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa. Kandi ba bandi nabo nibatagundira kutizera kwabo, bazaterwa nk'ingurukira, kuko Imana ishobora kubagaruraho. Ko wahwanyuwe ku giti cyavutse ari umunzenze, ugaterwa nk'ingurukira kuri elayo nziza utavutseho, nkanswe ba bandi beneyo ntibazarushaho cyane guterwa muri elayo yabo? Bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakageza ku mubare ushyitse. Nibwo Abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo, umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije, ubwo nzabakuraho ibyaha. ku by'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko ku byo gutoranwa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa ba sekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Nk'uko mwebwe mwagomeraga Imana kera, ariko none mukaba mubabariwe ku bw'ubugome bwabo, niko nabo bagomye ubu, kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa.
kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Ishimwe rikwiriye Nyir'ubumenyi ukeshwa byose. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero! Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Kandi byose ari we bikomoka akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha. Icyubahiro kibi cy'iteka ryose. Amen.